Iyi miryango igera muri itatu ni ababyeyi b'indushi babaho mu bukene bukabije kandi baracumbikiwe. Bo n'abana babo babeshwaho no gukora akazi ka buri munsi ko guhinga. Muri iki gihe cy'isarura nta hantu bashobora gukora amafaranga kuko batunzwe no guhingira abandi. Uyu mwana w'umukobwa ubacumbikiwe witwa Estera avuga ko atashobora kubona amafaranga yabatangira mu bwisungane mu kwivuza. Kuba aba babyeyi babana n'abana babo nta bwisungane mu kwivuza ni ikibazo giteye inkeke. Iyi miryango igera muri itatu ibaho mu buzima budafite ubwisungane yumva hari uwabafasha. Reka dusuhuze abakurikiye Narayibonye TV. Ngira ngo hano muri kubona umuryango w'abantu benshi. Mu by'ukuri siko bose bavukana, wenda nibyo turi buze kumenya mu kanya, ariko kandi dukomeze tubashimire ko mwese mujya mufata umwanya wo kuza gukurikira ibi biganiro, kandi turabizi ko bijya bitanga umusaruro kubo mufasha cyangwa se kubo mushobora kubona. Ubu ni ubuzima butangaje bwo mu cyaro. Ahangaha ndifuza kugira ngo nganire n'uyu mwana w'umukobwa Estera, umwe mu bafasha uyu muryango w'aba bantu bose. Ndagira ngo tuze kuganira tubwire niba hari itandukaniro cyangwa se niba hari n'isano, ariko mbere ko dutangira namanza twibwire. Amazina ni Muhawenimana Korodina, ariko irizwi cyane ni umukobwa w'ishamba. Umukobwa w'ishamba. Umukobwa w'ishamba rero twagize amatsiko nyuma yo kubona iwawe cyangwa se aho mutuye, mutuye muri abantu benshi, muri umuryango mugari. Bimeze bite mu by'ukuri? Ibintu byose biberaho kubera Imana. Nagiye kubona mbona uyu muryango wose uraje uvuga yuko ushaka kubana nanjye, kandi biba ngombwa yuko ntabwo umuntu yaza gusanganira ngo umusubize inyuma. Kubera ko nzi ko neza yuko ibintu byose Imana ari ibikora, Imana izajya imfasha impi byo kubatunga. Wenda reka dusubire inyuma. Ntabwo bazi icyarimwe? Ntabwo bazi icyarimwe, bagiye barazi ibice bice, uko bwije nuko bukeye najyaga mbona abantu baje. Hanyuma ni bantu ki abo bantu bakugannye? Ubundi bakubera iki bahisemo kuza iwawe ntibajya ahandi? Umwe yaraje aravuga ati rwose mukozi w'Imana, nta handi najya, ntaje iwawe, nabonye ukunda Imana, ukunda no gusenga. Umuntu ambwiye amagambo ameze gute, ndavuga ati ntabwo namusubiza inyuma. Ndabakira gutyo nyine, baraza turabana, ibyo ndiye niyo zaba n'imboga turazisangira nta kibazo, bakanyuzwa nazo. Ndagira ngo wenda tutaza kwirukanka, tuze kugenda tubijyanisha. Duhere ku buzima bwa mbere. Uwo muntu wa mbere yarabayeho gute? Yaje kubera iki? Wenda kuba yarahisemo wowe birumvikana nk'umukozi w'Imana, ariko yari afite ikihe kibazo? Yaje gute? Uwa mbere yaje kubera ahantu yari atuye abarozi baramurogwaga cyane. Avuga ati nta kugira ngo abarozi banyice bamezeho urubyaro, reka mpungire kuri uyu mukozi w'Imana azamfasha. Nawe yabyivugira, turi kumwe ahangaha, yavuga ukuntu byamugendekeraga. Wenda turi buze kubigarukaho. Ubwo wa mbere baraje, birumvikana mu bantu bose ucumbikiye ahangaha, ntago navuga, reka mbyite ni abantu bose bafite ibibazo bitandukanye. Uwa kabiri we byaje kugenda bite? Yari afite ubuhe buzima? Uwa kabiri we namuvanye ahantu kure, yabaga ahantu kure ku ishyamba, yabaga mu nzu yenda kumurwaho. Yavuga ati kugira umuntu w'Imana inzu imurweho, reka muzane iwanjye, igihe Imana izamutabarira ikamuhiye azajya muye. Muzana gutyo nawe araza turabana. Ni umwe muri wabaga mu kibuti nyine, sinzi nawe wabiteje. Ni umwe wabaga mu kibuti. Nawe hanyuma haza undi rero, kuko n'imiryango ingaho ubundi ubana na yanga? Mbana n'abantu. Imiryango, ndavuga imiryango tutari. Ni imiryango itatu. Ni imiryango itatu. Buri igizwe n'abantu bangahe? Ni nk'abantu 10. Nawe ntabwo bazi umubare? Bose mbashyize hamwe ni nka 11. Ni abantu 11. Abantu 11 ubasha kurera cyangwa se ufasha mu buzima bwa buri munsi. Warutubwiye ngo uwa gatatu none we yaje gute? Byagenze bite? Uwa gatatu nawe namusanze mu shamba. Kubera ko ngiye mutima wanjye uba hafi, ngira umutima wo kuba nafasha abantu, Imana imfashije ingangirira neza, numvaga nakora igikorwa cyo gufasha abantu. Nawe namusanze mu shamba, imvura yaramunyagiraga n'abana, yaba agiye gucumbika ahantu bakamwirukanga abana be bari kwiba. Numva ngize ishaka n'umwete wo kuvuga ati reka muzane iwanje, ibyo nzarya nawe azajya ibyo. Ubutangiye rero kwinjira mu buzima bwo kurera abantu.
ariko se mu by'ukuri nawe uracyari mutoya, twavuga ko ubushobozi bukura he bwo gufata abantu bagera muri 11 bose ukabacumbikira ukabagaburira? Ngira ngo wenda nibyo nshaka kugira ngo ngarukeho n'abatwumva bamenye nirihe bangukoresha cyangwa se ubushobozi buva hehe. Ubundi urushoro n'amavi. Urushoro n'amavi ushora n'amavi utasenze byose, ibintu byose ni Imana ibikora. Utasenze Imana ntacyo wabona. Ushobora kwirukankira mu nyungu nyinshi cyane ukabura icyo ufata, ariko iyo usenze Imana nzi neza yuko itabara kandi Imana irakora. Imana nayibonyeho byinshi, nangiye mvanye mu shamba, ntabwo nari nzi ukuntu abantu bajyamaga kuri matora nanjye njyamyeho ejo bundi. Ku cyerekeranye abantu bagomba kurya, abantu bagomba kubaho, bafite ubuzima bagomba kuba buri munsi. Nicyo nari ndimo mvuga, wenda n'uwazakumva amenye ubuzima bayo biba bimeze bite, barya gute, cyangwa se warabacumbikiye gutyo gusa. Iyo nabonye amafaranga nkaha ibiryo byinshi cyane, nkabagaburira nkabura agafuka k'ibiro 10 ka kawunga, ngateka iminsi 2. Ngateka iminsi 2 naba ntayibonye, nkababwira rero ibiryo dere byashize, nta kintu mfite, mureke tujya gusenga Imana. Imana nidufasha turabona ibyo kurya. Imana rero ikagira bikoresha, yabakoresha nkabahahira bakarya gutya, tukaba muri ubwo buzima, Imana ikadufasha tukanabubamo pe. None se niko buri gihe cyose Imana ikoresha abantu, nta gihe byangara? Hari igihe byanga nyine tugasenga gusa, tukibera aho mu turi gusenga. Hamwe n'aba bantu bose, ariko harimo n'abantu mbona bashobora no gukora kubera iki badashaka ibiraka, cyangwa hari igihe bakora? Hari igihe bakora, nk'ubu mu gitondo babyukiye ku giti cy'umugisha gushaka akazi, bakabuze. Ku giti cy'umugisha ni kuseta bashakira akazi? Ni kuseta bashakiraho akazi. Babuze abantu bararuza nyine ngo bakore, bakabuze batashye. Ni ukuvuga ngo mu kubacumbikira harimo no kubagaburira, hari ubwo wenda ubushobozi bushobora kuboneka nabo ubwabo bagiye gupagasa, ariko se mu byerekeranye noneho n'ubwishingizi, gutunga cyangwa se kubana n'abantu bangana gutya, haba hari ibintu byinshi bishobora gutera nk'ingaruka. Ndabona harimo n'abana batoya. Mu by'ukuri aba bantu bashobora kurwara, bashobora kujya ku ishuri. Wenda reka tubanze ku cyerekeranye n'uko abana babo bajya ku ishuri. Kujya ku ishuri ubafasha gute, bigenda bite? Iyo nabonye amafaranga nk'aba biga amashuri matoya, mbatangira amafaranga ku ishuri bakiga, yaba yabuze nkagenda ku kigo cyabo nkabwira nka diregiteri wabo, bati nimbona amafaranga nzayazana bihangane baba bari kwiga nta kibazo. Diregiteri akambera imfura akanyemerera bakiga. Kaburiya hari uwiga hariya kuri Busogo nahamagaye Maseri, ndamubwira rwose mbabarira uwo mwana, nimbona amafaranga nzayazana, ariko yige ntave mu ishuri. Arabinkorera. Hanyuma rero tugeze mu bihe bikomeye, navuga ngo biruhije bya mituweli. Ni ibihe byo gutanga mituweli, kandi mituweli yabaye 3,000. Ayo mafaranga ku miryango itatu yose bafite n'abana, bizagenda bite? Uzakoraho ubushobozi ni ukufashwamo n'Imana, n'uzayoborwa n'Umwuka Wera, akabona yagira icyo akora kuri abantu ndera, yamfasha kandi Imana bimuheramo umugisha. Ubushobozi Imana niyo ibutanga. Iyo twasenze Imana ikora ibitangaza, nzi neza yuko Imana ishoboye. Aba bantu ariko bakenera no kwambara, bakenera, nabonye bisaba ibintu byinshi, ariko nibyo wenda by'abasore ndibuze kubigarukaho, mbona bakiri bato bashobora gukora, ariko aba babyeyi nabo bashoboye gukora. Ku byerekeranye no kwambara, bigiye mu by'ukuri bigenda bite? Uko bigenda ni nk'uko gutyo, naba nahuye n'uwo mugabo yaba afite nk'ibihumbi 5, akavuga ati resiteri kamwe ngo 5,000 ujye mu soko, hari udupantaro twamage tubaga mu soko bagurire bambare, bakambara muri ubwo buryo. Ni ukuvuga ngo rero kugira ngo ibi byose bishoboke, nawe ntabwo upfa kubyishoboza, ni uko ahubwo wenda abantu bajya bagufasha mu buryo butandukanye. Ariko burya gufasha abantu ntabwo ari ibintu bihoraho,
sinavuga ko ari ibintu wenda mu buzima bwa buri munsi bihoraho. Wenda reka ngaruke kuri cya kibazo, iyo byanze uri kumwe n'aba bantu, iryo joro riba rimeze gute cyangwa se riba risa gute mu by'ukuri? iryo joro ni ukuryama bagasinzira. hariho abaryama nyine baratuza kubera yuko nanjye baba bari kubona ko nta bushobozi mfite, nanjye ntabwo nabyishoboza ntabishobojwemo n'Imana. ntacyo nakora Imana itakoze. ntacyo nakora Imana itakoze, kandi Imana ifite amaboko menshi, ifite abantu bayo bagira umutima w'urukundo wo gufasha. Wenda uri kumwe n'abandi n'abo ngabo, ndashaka kugira ngo baze kwivugira bitaza kuba ari inkuru mpimbano. Hari uwabyumva wenda akavuga ko ari inkuru mpimbano. Egereza ababyeyi mikoro batubwire mu by'ukuri. Muri aho babyeyi murakomeye? Ubuzima bumeze bute? ubuzima ni danje urebye, ariko ukurikije aho twari turi ntabwo buri kugenda buhindukaho. wenda nk'urugero nkanje nitwa Nyirahabineza Providence, ni umumama w'abana 3. aho narindi mu gihanga nzi mpirimyeho, nagiraga n'utwo mpashe mvuye mu kiraka n'imbeho yose n'ubwoba bwo kuba abagizi ba nabi bansangamo bakanyica. ariko asiteri na nyuma yaho atari yamvaniye mu gihangari, hariho igihe nazamutse mfite ibidodoki gusa, ari ahantu mbikuye nabuze ikiraka. aravuga ati ibyo wikoreye ni ibiki? abirebye asanga ni ibidodoki gusa, agira agahinda ararira. abarambwiye ati rero ngwino dusubire inyuma nze kuguhahira. uwo munsi arampahira, arampahira ndarya. birangiye na nyuma yaho yanakomezaga kubimfashamo, arareba yongeye ko aravuga ati nkomeze kumuhahira mu iki gihanga ariko kimeze guca, bakaba banamusangamo bakamwicana na bano bana byaba ikibazo. biba ngombwa ati ngwino tugende, nibura ninja ndabona utwo mbonye uri hafi yanjye nzaza ndanakugaburira nta kibazo. hanyuma komeza. birangira nzanye angeze hano arancumbikira, ndyamaga ahantu heza, kandi naho ndyamaga kuri matora, naryamaga ku hasi. none ndyamaga kuri matora, kandi naho ndi nta wamfurura, hari ifubye. nubwo ncumbikiye ariko yagize neza cyane, ntegereje ko nimbona ningira amahirwe nkabona icumbi zasibire muhira, ariko iyo neza yarahaciye kuri we. ni ukuvuga ngo nawe uri umwe mu bantu zitaracumbikiye. ariko ndabona ukiri mutoya, none se mu buzima bwa buri munsi ntabwo ugira gutya ngo napagase? oya ndapagasaga da. urapagasa akagira ikiboneka? iyo napagase akagira ikiboneka turahaha. iyo ibiraka byabonetse ndakora nta kibazo. iyo wabonye ibiraka bikunda kuboneka nk'inshuro zingahe wenda? bikunda kuboneka nko mu cyumweru, ushobora no gukoramo 3 cyangwa 4, kubera iki gihe ntabwo ihinga ryari ryaboneka neza. kubera ko ibiraka mukora ni uguhinga? ni uguhinga, ntabwo turi abakozi b'abafundi burya, cyangwa ukahereza n'uri kubaka. ubwo se iyo waronse ukora nkangahe ku munsi? ukorera 1000. ubwo ni ukuvuga ngo ushobora kwinjiza 1000, iyo byabaye neza ushobora kwinjiza 3,000 mu kwezi. n'abana bangahe? n'abana 3. ku byerekeranye noneho n'ubushobozi bwo kubona ubwisungane mu kwivuza cyangwa se mituweli biba bimeze biti? iyo mikoro yafunguye nuko numvaga ijwi ari ritoya, ariko mwongere n'ijwi ryanyu. ngo warumbwiye ngo ibyerekeranye no kwivuza ngo bimeze biti? ubwisungane mu kwivuza uyu nguyu mu mwaka usize yarabuntangiye, none ubu ngubu nawe yabuze ingufu. ubu ntabwo nari nabona. ubwo rero ni ukuvuga ko hakenewe n'ubwisungane. bw'abantu bangahe? 4. ni 4, abana 3 nanjye. ubwo ni umuryango w'abantu 4. none nta mugabo se? hanyuma hereza mikoro n'ubundi kugira ngo twihute. jewe naje kubaho
Imana mbona inyohereje umukozi wa Yasiteri yankuye ahantu habi hakomeye, yankuye mu ishyamba. yego Nuko aza kuncumbikira kandi arangaburira. Akimara kungaburira yagaburira n'abana. Ubwo naho igihe kigeze, ubu ngubu aho kigeze imbaraga zabaye nkeya, sibyo Imana yamuha abaterankunga agakomeza kutugaburira. Kandi noneho nubwo yaje kunkura mu ishyamba, na mbere yaho yajaga kunyohereza amafaranga yo kugira ngo ngaburire abana. Yabona hari n'ibyo yari yanguriye bimwe yumvise babinyibye, biba ngombwa ko aza kunkura mu ishyamba. Ariko ikintu turi kumusabira ni ukugira ngo Imana imuhe abaterankunga kugira ngo akomeze umurimo wayo, akomeze atwiteho. ako birumvikana mu muryango w'abantu benshi. Wowe warumbwiye ngo ufite abana bangahe? Mfite abana 4. Wowe n'abana 4, ko se kujya udapagasa noneho ngo unashake no mibereho? Turapagasaga ni uko habaga ubwo tugiye tukabura imirimo. Ni ukuvuga ngo iyo byageze mu gihe cy'ihinga nako mu gihe cyo gusarura nta kazi kaba gahari? Ubu nta kazi gahari. Ubwo ni ukuvuga mubeshejweho no guca inshuro. Este bose ikibazo ko bahuje ikibazo kimwe, iki kibazo cy'ubwisungane, ikibazo cy'imibereho mu buzima bwa buri munsi. Wowe wumva bimeze bite cyangwa se wumva wafashwe iki? Njyewe ukuntu mbyumva, Imana ingiriye neza ikampa ubushobozi nanabafashe kuko nsanzwe mbafasha. Uko abana bikubwiye ubushobozi buri kuba bukeya, nta bushobozi mfite pe. Keretse Imana yonyine yampa ubushobozi, aho ubushobozi bwo ntabwo. Hariho n'abandi bavandimwe mba mfite nabo batishoboye biruhande bo mu muryango, nabo numva nabafasha, ariko kubera ko ubushobozi bamaze kuba bukeya, icyo ntegereje Imana yonyine ngo yongere mpa ubushobozi. Ubu ntufite ubwoba? Dore igihe cyo gutanga mituweli cyageze, ufite aba bantu bose ucumbikiye, urumva bimeze bite? Mfite ubwoba cyane, ariko nizeye Imana. Nizeye Imana yankoresheje n'umwana kugeza na isaha ikaba ikinkoresha. Niyo ntegereje yonyine, ariko nzi ko Imana izabana nanjye ishoboye byose. Umuntu ubwo niwe wavuze ngo Imana itabara abandi, nanjye izantabara, izangirira neza kubera yuko ishoboye byose. Imana ni inyamaboko, irashoboye, izangirira neza, ndayizeye, nayibonyeho byinshi. Rero hari abantu bashobora kudukurikira bazanibaza n'ibibazo bitandukanye, bazibaza kuri uyu muryango w'abantu bangana gutya, ku bwisungane cyangwa se kuba babona mituweli. Wowe ku giti cyawe nka Esther, kubana n'abantu badafite mituweli nk'ubu umuntu arembye, urumva bitakubera ikibazo? Byambera ikibazo cyane. Kabura ejo bundi hari umwana uherutse kurwara, ndaza ijoro njya no muri farumasi kugura imiti muri farumasi. Rero ni ikibazo, utanga amafaranga menshi, ariko ufite mituweli utanga udufaranga dukeya kwa muganga, bakaguhereza imiti, bakakuvura, bakakwitaho kugeza igihe ukiriye. Ubwoba ntabwo ariko se abantu ko mbona ari benshi, murya gute? Muteka ibiro bingahe ku munsi? Ubundi ibiro 10 bya kawunga mbiteka iminsi 2. Ngo ku munsi umwe barya ibiro 5 bya kawunga. Ariko nugusamura ibiro 5 byo nugusamura. Nugusamura ntabwo bibahaza. Ko numva rero wasimbuye nyakwigendera Theo. Mikoro ari kwishire ku mama. Arega mu shamba nta mikoro zibagaye, niyo mpamvu nakuza mu shamba. Ntabwo rero mu shamba, ntabwo no mu rusengero sinigeze mfata mikoro. Mikoro bifashe ejo bundi. Nta muntu wandenganya, ntabwo nzi gufata mikoro neza. Turimo tuvuga kuri icyo kintu cyo kurya ibiri 10 bya kawunga ngo mu bimaze iminsi 2. Koko numva ubwo buzima bukomeye. Burakomeye pe. Abaga n'igihe mbonye nyine ndi kubona yuko batarahaga, nge singe bakajya ngafata ibiye, kuko n'ubundi ngafata ibiye bitateganyije. Dukora akawunga kahaza abantu ko mbona ari nko kugemurira ikigo. Ni nko kugemura ikigo. Tugiye kugana ku musozo. Hari ibintu wumva abantu bagufasha baramutse babona iki kiganiro? Uyu muryango w'abantu bagera muri 11 niko mwatubwiye, n'umuryango w'abantu bagera muri 11. Ni imiryango 3, ariko we ntago wibaze n'umuryango wawe? Umuryango wanjye mfite n'abakecuru 2
mikoro umwe n'uriya undi ararwaye ari mu nzu amaze iminsi arwaye maze iminsi ntameze neza muri ino minsi mbese ariko hano hariho n'undi ushobora kwivugira nawe yavuga mikoro ntabwo uri kwishyura ku muntu ntabwo ndi kumva hano hari undi muntu ushoboye kuba yakwivugira nawe yavuga wenda ibyo byo turi buze kubigarukaho nyuma dushaka kugira ngo tubanze turangize iki ngiki cyane cyane cy'ubuzima bwa buri gihe cyose mubayeho wari umaze kuvuga ko ibiro 5 cyangwa ibiro 10 bya kawunga ni ibiro 5 nayo ni ibiro 10 bya kawunga biteka iminsi 2 mu biteka iminsi 2 birumvikana mubayeho mu buzima bumeze nk'ari ubw'ikigo twari tuvuze noneho tugiye ku musozo ni biki umuntu yagufasha icyo umuntu yamfasha bazabona iki kiganiro wabona iki kiganiro akagira umutima n'urukundo wo kuba yamfasha nkajya mbona ibyo kugaburira abantu nkanabatangira mituweli mituweli wenda nazo ziri mu byihutirwa kuko nabo bashobora kuzajya banapagasa buhoro buhoro ubwo hagize abantu bumva iki kiganiro bazagira ikintu bakora ku bw'iyi miryango cyangwa se ku bw'uyu muryango ugizwe n'abantu 11 ubwo wese nakubariyemo n'abacecuru 2 urera ariko Imana izagica inzira irashoboye reka dushimire mwese abakurikiye Narayibonye TV hagize ubushake wumva cyangwa se ufite umutima wo gufasha ushobora kugira gutya ukaba wakishurira abantu mituweli wenda no kugira ikindi kintu bakora kuko kubo nta kintu bakora nabyo ni ikibazo bashobora kugira gutya bakabakora imyuga iciriritse nabonyemo n'abasore bakiri bato yabyumvikane babashije kwiga cyangwa se harimo nabonye bakiri bato bahagaritse amashuri kubwo ababyeyi babo nabo bashobora kwiga imyuga cyangwa se bashobora kwiga ibindi bintu bitandukanye ariko wenda mbere ko dusoza reka tuganire n'umwe muri aba basore muri uyu muryango urera wenda reka duhe mikoro uriya wambaye umupira bimeze bite musore ndakomeye urakomeye uze kureba ahangaha kugira ngo uze kugirana ikiganiro gitoya nawe bambwiye ngo ubana na mama wawe ahangaha uri muri abo Esther acumbikiye yego kuko ukiri muto kuko udashobora byibuze kugira ngo uve ngo ngiye gukora turakora dushaka gushaka akazi ku ndege akazi tukakabura rimwe tukakabona none se ntabwo wiga wapi byagenze bite ni ubuzima twabuke mu buzima bubi bituma ntiga bumeze bute ngubu kare kuvata ishuri aje kwiga uraza urajya iki ibyo byose wareba bigatuma utaja kuva mu ishuri none se ntushobora kujya gupagasa nta mwuga wigeze wiga ntago nize nta mwuga n'umwe uzi ntawo ukora nk'ibihe birakwiye wagiye gukora ni uguhinga ntabona se nk'umuntu wenda ufite akazi ko nkakamwikorerera ukakwikorera kuko utajya nko mu bakarani se ngo ushakishe kuko ujye kuwuseta hariya mu bakarani nabwo usanga bakufata ngo uzane amafaranga babone yo kwinjira mu ishyirahamwe ariko se buriya ukorera n'utwo duke ntabwo usoma akayoga oya ntabwo nk'inzoga kubera iki wapi uretse ubundi wakorera ayo makeya wayabona ukayiyahuza inzoga wayashakishamo ibyo kurya ni ukuvuga ngo ubana na mama wawe n'abarumuna bawe mukagerageza gupagasa mu buzima bwose bwa buri munsi wenda abandi bose si byangombwa ko mbaganiza ni umuryango w'abantu benshi ku bashobora kuzabafasha bashobora kubafasha kubona mituweli ndetse n'abana bakiri batoya bari muri bo bashobora kubafasha kwiga imyuga mu buryo butandukanye cyangwa se mu buryo bushobora kugira ikindi kintu bamarira mu buzima kubera ko gufashwa mu buzima bwa buri munsi ntabwo ari ikintu umuntu yavuga ngo ni ikintu kizahoraho ariko abakiri batoya bashobora kwiga imyuga ndetse n'aba bantu bakuru bashobora kubona utundi tuntu bakora tuba tubahugije mu buzima bwa buri munsi bakaba bakinjiza amafaranga. Reka dushimire mwese rero mukurikiye Narayibonye TV. Turabizi ko iki kiganiro turifuza ko cyazatanga umusanzu iyi miryango ikabona ubwisungane. Mbibutse ko ubwisungane ari 3,000 ku muntu umwe, ntago abantu bakiba mu byiciro tuvuge ngo hari mu cyiciro cya mbere cyangwa cya kabiri, abantu bose bishura 3,000.
rero hagize uwumva wagira icyo yakora yafasha umwe cyangwa se umuryango umwe muri iyi miryango. Hari umuryango ugizwe n'abantu 4 niba nibuka neza. ni bane. Hari umuryango ugizwe n'abantu 4, undi muryango ukagirwa n'abantu bangahe? N'undi muryango ukagirwa n'abantu 3, 5. Undi muryango ukagirwa n'abantu bangahe? bane. 4. Rero hagize uwababona cyangwa se hagize uwifuza kubafasha yabafasha bakabona ubwisungane mu kwivuza ndetse no kugira ikintu bakora ubuzima bwabo bugahinduka. Uyu mukobwa ubacumbikira Esther ntago navuga ngo ibi bintu byose yazabyishoboza. Birumvikana ko mu guteka ni nk'igutekera ikigo cy'ishuri. Mwumvishije ko ibiro 10 bya kawunga iminsi 2 baba barangije gutera agafuka hara ku ruhande. Turabashimiye kandi turabizi ko ari ikintu bizakora cyangwa se aho bizagera. Imana iduhana umugisha.